Good evening, everyone. We are so happy this evening to have this evening fellowship. So let's pray and we begin our evening fellowship. Dear Heavenly Father, thank you. Every day you give us the chance to listen to your word. We are sure that through this word we are able to be connected with your heart. Because many times we live with our thoughts. But when we compare our thoughts to your word, that's when you can choose your word. Even tonight, allow us to meditate about your heart. And especially allow us to realize our true figure before you, so that we can put down our thoughts and believe in your word. Thank you. And we pray everything in the name of Jesus. Amen. We shall read in the book of Exodus chapter 15. Book of Exodus chapter 15. Please open the book of Exodus chapter 15 from verse 22. So Moses brought Israel from the Red Sea. Then they went out into the wilderness of Shur, and they went 3 days in the wilderness and found no water. Mose agendesha Abisirayeli bakomeza urugendo bava ku nyanja itukura bajya mu butayu bw'Ishuri bagenda iminsi 3 mu butayu amazi. Now when they came to Marah, they could not drink the waters of Marah, for they were bitter. Therefore the name of it was called Marah. Bageze Mara ntibabasha kunywa amazi y'Imara kuko yaruraga, iki cyatumye hitwa Mara. And the people complained against Moses, saying, "What shall we drink?" Verse 25, so he cried out to the Lord, and the Lord showed him a tree. When he cast it into the waters were made sweet. There he made a statue and an ordinance for them, and there he tested them. Atakira Uwiteka amwereka igiti akijugunya muri amazi ahinduka meza. Yes, we have read up to verse 25. Recently we have had what we called IYF World Youth Got Talent. Actually, it was a kind of competition among youth. So we could ask them to send some videos of their talents. Some of them they sent videos taken in the studio. Others used their smartphones and took some videos. Anyways, all of them they sent videos. About 50 Rwandan youth they sent videos. But then we had to rebroadcast during 2020 online IYF World Youth Camp. Because it was just one of the activities of that main camp. As I was watching this video being rebroadcasted, so I could feel that like the spiritual life I live. As we live the spiritual life, it seems that things are new. But when you check in the Bible, you can see that all things are in the Bible. It's like we are living a broadcasted life.
ni nkaho urimo kubaho ubuzima bwongeye gusubizwaho. You know, in the Bible we can see the mystery of forgiveness of sins. Muri yo turashobora kubona ubwiru bwo kubarirwa ibyaha. One day I heard from our pastor. Uyu munsi umwe numvanye pastor wacu. He asked some people what is the difference between the mystery and the secret. Yigeze kubaza abantu ati itandukaniro hagati y'ubwiru n'ibanga. At the time no one was able to answer it well. Muri iki gihe nta muntu ushoboye kubisubiza neza. But he explained saying the secret is something which is hidden. Ariko abasore bavuga ngo ibanga ni ikintu gihishe. But the mystery is something is a revealed secret. Avuga ko ubwiru ari ibanga ryahishuwe. But it's known by few people. Ariko barizwi n'abantu bake. As I was listening to this, I came to realize even the secret of being born again is a mystery. Because when I checked in the world, there are not many people who know how their sins are forgiven. In the Bible, you can see it was written very clearly how one can receive salvation, how one can receive the forgiveness of sins. But why do many people still ask forgiveness of their sins? It's because though it is a revealed secret, but not many people came to know this secret. So only few people were able to receive this mystery in their hearts. When we read the book of Romans, please open the book of Romans chapter 16. We can read two verses, verse 25 and 26. Romans chapter 16, verse 25 saying, And now to him who is able to establish you according to my gospel, and the preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery kept secret since the world began. Imana ibasha kubakomeresha ubutumwa bwiza no kubwiriza ibya Yesu Kristo nababwirije bihuza n'ibanga ryahishwe rwerekera kose. But now made manifest and by the prophetic scriptures made known to all nations according to the commandment of the everlasting God for obedience to the faith. Ariko noneho rikaba rihishuwe kubw'itegeko ry'Imana ihoraho kugira ngo ibyanditswe n'abahanuzi bimenyeshwe n'abanyamahanga bibayobore inzira yo kumvira no kwizera. Yes, many people think salvation has something to do with the change of their behaviors. Abanyatekereza ko gakiza aho gahuriye no guhindura imico yabo. That's why they try to change their behaviors. Bagerageza guhindura imico yabo. Those who drink alcohol, they think if I stop drinking, that is salvation. Those who commit adultery, they say if I stop committing adultery, that is salvation. Those who steal, those who lie, those who do such evil things, they think stopping them is salvation. Yes, we may call such things salvation. But it is salvation from just doing evil things, not salvation from God, not salvation to take you in heaven. And it's good actually to stop them. But the problem, people have no power to stop doing evil perfectly. Yes, they try, and at a certain extent they can manage it. But since it's not a true change, eventually they get exhausted. That's why many people stopped taking alcohol, but not long after again they drink. Others they stopped committing adultery or stealing, but after some years when they get opportunity again they do them.
abandi baretse gusambana cyangwa se gukora ibindi byaha ariko nyuma y'igihe gito babona amahirwe yo kongera bakabisubiraho. And such salvation is called just salvation to receive and to lose at a certain time. ako ni agakiza kitwa kwakira no guhomba igihe byose icyarimwe. That's why people, when they stop committing evil, they say, I received salvation. impamvu abantu baretse gukora nabi baravuga bati nakira agakiza. But when they commit evil again, they say, I lost my salvation. ariko bakongera bagakora ibibi nanone bakavuga ati agakiza nagataye. Everyone, this is not true salvation from the Bible. ako si agakiza k'ukuri kaba muri bibiliya. Because when you check the Bible, the salvation in the Bible is the remission of sin. wakurebye muri bibiliya usanga agakiza ko muri bibiliya ari ukubabarirwa ibyaha. And this was done once and for all. kandi ibyo byakozwe inshuro imwe ihagije kugeza iteka. So we need to check in the Bible. rero tukeneye gushaka muri bibiliya As we discover this mystery, mu gihe dutahura ububwiru we are able to receive the forgiveness of sin. tubasha kwakira imbabazi z'ibyaha. This is how I was able even to confirm my salvation. uku niko nanjye nabashije kumenya iby'agakiza. So when Israel were about to move from Egypt, mu gihe Bisirayeli bari kuva muri Egiputa, God told them to slaughter one goat or one lamb each house. Imana yabategetse kwica ihene imwe ndetse n'intama imwe muri buri nzu yose. At the time they had to put the blood on the doorpost, iki gihe bagomba gusiga amaraso ku nkomanizo z'urugi because the blood was only the sign of salvation. kubera ko amaraso niyo cyari ikimenyetso cy'agakiza wenyine gusa. At the time, the angel was to kill all firstborn in the houses. muri iki gihe marayika agombaga kwica abana bose b'imfura muri iyo nzu. So some of them, they got this news bamwe muri bo aya makuru yabagezeho and they respected the word from God. ndetse bubahiriza ijambo ry'Imana. They said, if God said so, this is true. baravuze bati niba Imana bivuze koko ibyo ni ukuri, So we don't need to try to do something else. ntidukeneye kugira ikindi kintu kindi dukora. Let us just slaughter this lamb reka twice intama gusa, and we shall put this blood on the doorpost of our house. hanyuma amaraso yayo turuzi kuyashyira mu nkomanizo z'umuryango. Even some Egyptians, they got this information and they did it. n'abanyegiputa amakuru bagezeho nuko barabikora. That night, where the blood was, all firstborns were saved. muri iryo joro ahari amaraso hose abana b'imfura baho bararokotse. This is how they received salvation. uku niko bakira agakiza. But those who didn't care about putting the blood on the doorpost, ariko abataritaye ku byo gushyira amaraso ku nkomanizo z'umuryango, all of them, they died. bose uko bakabaye barapfuye. The angel didn't ask what they were doing inside, marayika ntiyirwaga bazi ibyo bakoragamo imbere, even if they were fighting, nabo babaga barimo kurwana, even if they were drinking, nabo babaga barimo kunywa inzoga, even if they were doing evil things. nabo babaga barimo gukora amabi. If they had put the blood, that was enough. igihe babaga bashyizeho amaraso ibyo byaga bihagije. On the other hand, even if people be kind inside the house, mu rundi ruhande nubwo abari mu nzu bari kuba ari abantu bitonze, if they didn't commit any evil thing, nubwo nta kibi babaga bakoze, once they didn't receive this promise of God to put the blood on the doorpost, igihe cyose batabaga bakira isezerano ry'Imana ryo gusiga amaraso ku nkomanizo z'umuryango, the angel entered the house and killed all firstborn. marayika yinjiraga muri iyo nzu nuko akica abana bose b'imfura. Sometimes when you preach like this, rimwe na rimwe tubwije dutya, people say, you are giving people freedom to commit sins freely. abantu bati rwose ubahaye abantu uburenganzira bwo gukorera ibyo bishakiye. But I want to tell you ariko ndashaka kubabwira that this is also the deceit of Satan. iki nacyo ubwacyo ni igishuko cya Satani. It's not that we commit sins freely. ntabwo twikorera ibyo twishakiye. For a long time we tried not to commit sin, twamaze igihe kinini tugerageza kudakora ibyaha, but we could commit sin even if we didn't want. ariko twakoraga ibyaha nubwo tutabishakaga. So it's about the heart. rero igikuru ni umutima, Because if your heart is united with Satan, kubera ko umutima wahujwe na Satani, even if you try not to commit sin, eventually you commit sin whatsoever. nubwo wagerageza kudakora ibyaha ariko amaherezo urabikora. But if your heart is connected with the heart of God, ariko umutima wahujwe n'Imana, even if you want to commit sins, you can't. nawe ushaka gukora icyaha ntabibasha. This is what I can witness now. iki ni cyo nshobora kubona kuri ubu, Because I was able to confirm this as I received salvation. mu gihe nakiraga agakiza ibi nashoboye kubyemeza.
So we have to understand this mystery, rero tugomba kumva iby'ubwiru because in order to receive salvation, kugira ngo twakire agakiza we should realize that we should not try to do something or to change ourselves, dukwiye kumenya ko tutagomba kugira icyo dukora cyangwa se ngo tube twakwihindura, because God knows our state. bitewe n'uko Imana izi imimerere yacu. How do God call us? Ese Imana itwitite Whenever God remembers us, uko Imana ituzirikanye, the Bible says that He remembers that we are dust. Bibiliya ivuga ko Imana yibuka ko turi umukungugu. When you read Psalms, Iyo usomye muri Zaburi, please open Psalms chapter 1 or 3, reka mbasabe mumbure muri Zaburi 103 verse 13 and 14. umurongo 13 na 14. The Bible says, as a father pities his children, so the Lord pities those who fear him. Nkuko se w'abana abagirira ibambe ni kuwiteka arigirira abamwubaha. For he knows our frame, he remembers that we are dust. Ko azimiremerwe yacu ivuga ko turi umukungugu. All people are just dust. Abantu bose ni umukungugu gusa. No one is great before God. Imbere y'Imana nta muntu uhambaye. And no one can do good thing before God. Nta muntu ushobora gukora ibyiza imbere y'Imana. Because when God sees us, kora ko Imana iturebye, when God remembers us, Imana itwibutse, He says you are just dust. iravuga ngo ibona ko muri umukungugu. You are nothing but dust. Nta kintu muri cyo usibye kuba umukungugu. Whenever I see you, I have pity on you. Buri cyose mbabonye mbagirira impuhwe. But who can receive this pity from God? Ariko sinishobora kwakiriza impuhwe z'Imana. God has pity, God has mercy, and He has compassion to give us. Imana ifite impuhwe ndetse n'ibambe ryo kutugirira. But some people, they don't think that they are pitiful. Ariko abantu benshi batekereza yuko ari abakugirira impuhwe. That's why they live trying to change their behavior. Ni mpamvu baba bagerageza guhindura imyitwarire yabo. And eventually they miss the grace of God. Amaherezo bagahomba ubuntu bw'Imana. So today we read Exodus chapter 15. Uyu munsi rero twasomye mu Kuva igice cya 15. It's the story of Israel people. Ni inkuru y'Abisirayeli. As Israel people, they jumped from Egypt to Canaan. Mu gihe Abisirayeli bavaga muri Egiputa berekeza i Kanani, Many things happened in between. hagati aho mu nzira ibintu byinshi byabayeho. Yeah, first of all, they had to put the blood on the doorpost, as I said earlier, Nigeze kubivuga kare, bagomba kubanza gushyira amaraso ku nkomanizo z'umuryango so that their firstborn can be saved. kugira ngo imfura zabo zirokoke. This was the secret which was revealed to them. Iri ni ibanga bahishuriwe. Likewise, when we received this grace, Nako iyo twakira ubwo buntu, we come to understand that the blood of Jesus made us whole. tubasha kumenya ko amaraso ya Yesu yatwogeje. The blood of Jesus made us perfect righteous. Amaraso ya Yesu yatugize abakiranutsi batunganye. That's why the Bible says it's not of our works, Impamvu bivuga ko bitava ku mirimo yacu, but it's the gift of God. ahubwo ni impano y'Imana. So once we receive this gift, Iyo wakiriye iyo mpano, yeah, we can testify that we are perfect righteous. dushobora guhamya ko turi abakiranutsi b'intungane. So this is the mystery we can receive through the revelation of the Holy Spirit. Rero ubu nibwo bwiru dushobora kwakira binyuze mu guhishurirwa n'Umwuka Wera. But after we receive salvation, Ariko tumaze kwakira agakiza, yeah, we start the new life. dutangira kubaho ubuzima bushya. The forgiveness is not the end of the life. Kwakira imbabazi si ryo herezo ry'ubuzima, It's the beginning of the new life. ahubwo ni intangiriro y'ubuzima bushya. So some people, they misunderstand this. Hari abantu benshi bajya bibeshya kuri icyo. That's why since they had been trying to receive forgiveness of sins, Niyo mpamvu kuva bagerageza kwakira imbabazi z'icyaha, once they realize that their sins are forgiven, bamenye ko ibyaha byabo byababariwe, they think everything is over. batekereza ko ubwo byose byarangiye, But they missed the heart of God. nyamara usanga bahunga umutima w'Imana. The reason why God gave us the forgiveness of sins, Icyatumye Imana iduha imbabazi z'icyaha, God wanted to lead our steps one by one Imana ashaka kuyobora intambwe zacu imwe ku yindi, until God receives us in heaven. Until God receives us in heaven, kugeza ubwo Imana izaba itwakira mu ijuru. we are living in this world, walking together with Him. Tubaho muri iyi si tugendana nayo. Those who receive salvation,
abakira agakiza from then on they live with God in their hearts. batangira kubana n'Imana mu mitima yabo. They live with this word of God. babana n'iri jambo ry'Imana. That's why God starts to train them. impamvu Imana itangira kubatoza. He trains them as soldiers. Imana ibatoza nk'abasirikare. Because they have to live as the light of the world. kubera ko bagomba kubaho umucyo w'isi. But a soldier must receive tough training all the time. ariko umusirikare agomba kwakira imyitozo igoye buri gihe cyose. Because if you don't receive the training, kubera ko utakiriye imyitozo, when the battle comes, you run away. mu gihe urugamba rutangiye urahunga. So God wants us to be trained. Imana ishaka rero ko dutozwa. That's why in the spiritual life, impamvu mu buzima bw'umwuka God trains us. Imana iradutoza. After Israel started the journey in the wilderness, abisirayeli bitangira urugendo mu butayu, God tested them. Imana yarabagerageje. When you read the book of Deuteronomy, usomye mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri, Deuteronomy chapter 8, gutegeka kwa kabiri igice cya 8, we can read verse 2. dushobora gusoma umurongo wa kabiri. Verse 2 says, and you shall remember that the Lord your God led you all the way these 40 years in the wilderness to humble you and test you to know what was in your heart, whether you would keep his commandments or not. kandi ujye wibuka urugendo rwose rwo mu butayu Uwiteka Imana yawe yakuyoboyemo iyi myaka uko ari 40 kugira ngo igucishe bugufi, ikugerageze imenye ibyo mu mutima wawe yuko bakwitondera amategeko yayo cyangwa utayitondera. Verse 3, so he humbled you, allowed you to hunger, and fed you with manna, which you did not know, nor did your fathers know, that he might make you know that man shall not live by bread alone, but man lives by every word that proceeds from the mouth of the Lord. nuko yagucishije bugufi ikundira ko wicwa n'inzara, ikugaburira amanu wari utazi n'abasekuruza banyu batigeze kumenya, kugira ngo ikumenyeshe yuko umuntu adatungwa n'umutsima gusa, ahubwo yuko amagambo yose ava mu kanwa k'Uwiteka ari amutunga. Yeah, we don't receive salvation to use God for our flesh. ntabwo twakira agakiza kugira ngo dukoreshe Imana muri kamere yacu. But God gave us the forgiveness of sins in order to use us. ariko Imana duha imbabazi icyaha kugira ngo dukoreshe. Once you are used by God, mu gihe ukoreshejwe n'Imana, that's when you can be happy. iki gishobora kwishima. Because God knows this, He always gives us His word. kubera ko ibyo Imana ibizi igihe cyose biriduha ijambo ryayo. That's why even every evening God provides this time to share the word. Iyo mpamvu buri mugoroba Imana iduha akanya ko gusangira ijambo ryayo. Yeah, in the world we may face problems. nibyo koko mu isi dushobora guhura n'ibibazo. Even now the world is under COVID-19. nubwo isi iri mu cyorezo cya COVID-19, But problems are nothing before God. ariko ibibazo ni ubusa imbere y'Imana. Because once our heart are humble, kubera ko igihe imitima yacu ishe bugufi, we know that God is almighty. tuzi ko Imana ishobora byose. God can save us from any trouble. Imana ishobora kudukiza icyago icyo ari cyo cyose. That's why He saved us from our sins. niyo mpamvu yadukijije ibyaha byacu. Even though we try to save ourselves from our sins, we failed. nubwo tugerageza kwikiza ibyaha byacu ariko turananirwa. But when we realize how God made it easy, ariko iyo tumenye uburyo Imana yabyoroheje, we are so surprised. biradutangaza cyane. One day I was reading the book of Hebrews chapter 9. umunsi umwe nasomaga mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 9. The book of Hebrews chapter 9 shows that we receive salvation because Jesus came down the world 2,000 years ago. igitabo cy'Abaheburayo igice cya 9 kitwereka ko twakira agakiza kuko Yesu yaje mu isi mu myaka 2000 yashize. Because Jesus shed His blood, kuko Yesu yamennye amaraso ye, it's not that now we do something to accomplish salvation, ubu ntacyo dukora kugira ngo dusohoze agakiza. but it's like watching the movie. bimeze nko kureba filime. You know, there are some movies in series. hari filime zimwe na zimwe zigira amaseri. So when you watch movie, mu gihe urebye filime rero, it's not that movie is being played now right away. iyo filime ntabwo bayikinnye ako kanya, But they took time and go on production and produced
such movies. bafata umwanya hanyuma iyo filime bakayikina bakanayitunganya, And after it is produced, mu gihe bamaze kuyitunganya people they go and buy it, maybe they use flash disk or what. abantu baragenda bakayigura bakoresheje flash disk ndetse n'ibindi. And when you are watching it, mu gihe uri kwireba sometimes you can get emotions. rimwe mushobora kugira amarangamutima, Maybe you can cry when there is a sad story. ari gushaka kurira mu gihe arimo inkuru ibabaje. The other time you can also laugh. Ikindi gishobora no guseka, But know that such things you are watching are real. ariko burya ibyo bintu ureba ntabwo ari iby'ukuri. It's something which happened a long time ago. Ibintu biba byarabayeho kera. Unfortunately, movies sometimes are just made stories. rimwe na rimwe filime hari ubwo ziba ari inkuru mpimbano, But when you read the Bible, ariko iyo usomye bibiliya you find the truth of what Jesus has done. ubonamo ukuri kw'ibyo Yesu yakoze, Even the truth about our sanctification. ndetse n'ukuri kw'ibijyanye no kwezwa kwacu. It's not that we sanctify ourselves. ntabwo ari twe twiyeza, Jesus sanctified us long time ago. Yesu yatwejeje kera cyane. So you are late if you didn't know this. rero ibyo niba utabizi wakererewe, But once you acknowledge it now, ariko iyo ubimenye ubu ngubu, all you need is just to accept it. icyo ukenera ni ukubyemera gusa. You say, I didn't know. ukavuga uti sinari mbizi, I'm late to know this. natinze kubimenya, But Jesus forgave all of my sins. ariko Yesu we wariye ibyaha byanjye byose. Read Hebrews chapter 9. soma abayobora igice cya 9. That's when we realize that people who ask forgiveness of sins, it's because they don't know the truth. muzamenya ko abantu bazi icyaha ari ukubera ko batazi ukuri, Because Jesus forgave all of our sins once and for all. kubera ko Yesu wariye ibyaha byacu byose inshuro imwe ihagije kugeza And iteka. the Bible says that He did it at the end of the age. kandi birivuga ko ibyo bikoze ku mperuka y'ibihe. Actually, we are toward the end of the world. ubusanzwe twegereje imperuka y'isi, Because the time of Jesus is the end of the world. kubera ko igihe cya Yesu niyo mperuka y'isi. But Jesus appeared once to forgive us for eternity. ariko Yesu yagaragaye kugira ngo atubabarire by'iteka. So here the Bible says, rero hano Bibiliya avuga ngo man does not live just by bread. umuntu ntatungwa n'umutsima gusa. Yes, bread is needed for your body. nibyo koko umutsima urakenerwa ku bw'umubiri wawe, But if your heart is not fed, ariko niba umutima you utagaburiwe can never live. ntabwo ushobora kubaho, Because the Bible says that man lives by every word that proceeds from the mouth of the Lord. kuko birivuga ko umuntu azatungwa n'amagambo avunganwa ku iteka. Therefore, God always wants us to receive His word. bityo rero Imana ishaka ko buri gihe cyose twakira ijambo ryayo. Sometimes God tests us. rimwe na rimwe ntabwo Imana itugerageza, Sometimes God pushes us to listen to His word. hari ubwo idusunikira kumva ijambo ryayo. Sometimes God humbles our hearts because we are born with arrogant heart from Satan. rimwe na rimwe gucisha bugufi imitima yacu ko twavukanye umutima w'ubwibone uva kuri Satani. But the goal or the purpose of God doing that is for us to live. ariko intego Imana ibikorana ni kugira ngo tubeho, It's for our goodness. ni kubw'ineza yacu. That's why even in Exodus chapter 15, niyo mpamvu no mu kuva igice cya 15 we can see the secret of spiritual life. dushobora kubonamo ibanga ry'ubuzima bw'umwuka. Once we live with the church, mu gihe tubanye n'itorero, once we live with the servant of mu God, gihe tubanye n'umugaragu w'Imana, whenever we meet any problem, uko duhuye n'ikibazo cyose there is already a solution. iteka haba hari igisubizo. Problem is not a problem once there is a solution. ikibazo si ikibazo mu gihe hari igisubizo. Let's go back in Exodus as we conclude. reka dusubire mu gitabo cyo kuva hanyuma turangize. Exodus chapter 15, kuva igice cya 15 verse 23. umurongo 23. Verse 23 says, Now when they came to Marah, they could not drink the waters of Marah, for they were bitter. Therefore the name of it was called Marah. bageze i Mara ntibabasha kunywa amazi y'i Mara kuko yaruraga, nicyo cyatumye hitwa Mara. The people complained against Moses, saying, What shall we drink? abantu bitutombera Mose bati turanywa iki? Always when we face a problem, buri gihe cyose duhuye n'ikibazo,
The very first thought is to complain to them, ikibazo cya mbere tugira ni ukwinubira imana, is to complain to the leader. ni ukwinubira abayobozi. But God is teaching us how to solve the problem. ariko imana itwigisha uburyo bwo gukemura iki kibazo, Because once you are together with the church, once you are together with the servant of kubera God, ko mu gihe turi kumwe n'itorero turi kumwe n'umugaragu w'imana. in the Bible you can see that always God solves our problem through the servant of muri God. bibiliya tubona ko igihe cyose imana ikemura ibibazo binyuze mu mugaragu w'imana. That's why the preacher is very much important. niyo mpamvu umubwiriza ari ingenzi cyane. For us to receive salvation, we need the preacher. kugira ngo twakire agakiza dukenera umubwiriza, And for us also to solve all of our problems, we need the preacher. no kugira ngo dukemure ibibazo byacu byose dukenera umubwiriza. Verse 25 says, So he cried out to the Lord, and the Lord showed him a dream. When he cast it into the waters were made sweet. umurongo wa 25 aravuga ngo atakira uwiteka, uwiteka amwereka igiti akijugunya muri ayo mazi ahinduka meza. Yeah, in the Bible you can see many shadows of Jesus. muri bibiliya ushobora kubonamo ibishushanyo byinshi bya yesu. In some places Jesus was shown as stone. ahantu hamwe yesu yagaragarijwe nk'ibuye, In other places as tree. ahandi yagaragarijwe nk'igiti. But God wanted to show us that with Jesus we don't have any problem at all. ariko imana ashatse kutwereka ko hamwe na yesu nta kibazo na gito tuba dufite, Because once we are connected with Jesus, kubera ko mu gihe duhujwe na yesu, once any problem is connected with Jesus, mu gihe ikibazo icyo ari cyo cyose gihujwe na yesu, that problem is no longer a problem. cya kibazo nticyongera kuba ikibazo ukundi, It is solved completely. kirakemuka cyose neza. So we were given Jesus. rero twahawe yesu. As we live together with Jesus, mu gihe tubana na yesu, you cannot say that you are sinners. ntabwo bavuga ko uri umunyacyaha, You cannot say that we are dying because of this or that. ntabwo twavuga ko turimo kwicwa n'iki na kiriya, Because Jesus solved all of our problems. kubera ko yesu yakemuye ibibazo byacu This byose. is how he solved the problems of the children of Israel ubwo niko yakemuye ibibazo by'abana b'abisirayeli as they were walking in the wilderness, mu gihe bagendaga mu butayu, even after they reached in Canaan. n'igihe bageraga i kanani, When they, before they reached, as you know, they crossed the Red Sea. mbere ko bahagera murabizi ko bambukiranya inyanja itukura. Even after the wilderness, they had to cross over the Jordan River. nyuma y'ubutayu bagomba kwambukiranya umugezi wa yorodani. In all the journey, God was together with them, mu rugendo rwose imana yari kumwe nabo, and God was helping them. kandi imana yari kubafasha. This is how God is also helping you and me. uku niko nawe barimo gufasha wowe ndetse nanjye. Today, you have to check the life you are living. uyu munsi ugomba kugenzura ubuzima buri kubaho. If you check the Bible, mugenzura muri bibiliya, we know that you are together with God or not. uraza kumenya niba uri kumwe n'imana cyangwa utari kumwe. But the very first step is to realize how your sins are forgiven. ariko intambwe ya mbere na mbere ni ukumenya uburyo ibyaha byawe byababariwe. As we finish, let's read Hebrews chapter 9. mu gihe dusoza reka dusome mu baheburayo igice cya 9. We can read one verse then. reka dusome icyanditswe kimwe aho ngaho. Hebrews chapter 9, verse 26. abaheburayo igice cya 9 umurongo wa 26. I like this verse. nkunda iki cyanditswe. He then would have had to suffer often since the foundation of the world, but now, once at the end of the age, he has appeared to put away sin by the sacrifice of himself. haravuga ngo kuko iyo biba bityo aba yarakwiriye kubabazwa kenshi uhereye ku kuremwa kw'isi, ahubwo none abonetse rimwe gusa ku mperuka y'ibihe. Jesus appeared to put away sin by the sacrifice of himself. yesu yagaragaye kugira ngo akureho ibyaha binyuze mu gitambo cye. So the Bible says that when he came at the end of the age. niyo mpamvu bibiliya ko ubwo yazaga yaje ku mperuka y'ibihe. I hope that you consider this. birigiye kuri ibyo babizirikana. Do not think that you need to do something in order to finish your sins ugatekereza ko ari cyo ugomba gukora kugira ngo urangize ibyaha byawe, or to finish your problems. cyangwa se kurangiza ibibazo byawe. The life you are living is not in you. ubuzima ubaho ntiburi muri wowe. It's the life which was prepared in Jesus Christ. ni ubuzima wateguriwe muri yesu kirisito. Once you realize this, mu gihe ibyo bimenye, you can rejoice all the time. ushobora kwishima igihe cyose. You can say, I didn't know this. ushobora kuvuga uti rwose ibi sinari mbizi. Jesus put away my sins. yesu yakuyeho ibyaha byanjye. Jesus made me righteous.
yesu yagize umukiranutsi. Jesus already created the new life for me in him. yesu yamaze kundemera ubuzima bushya muri we. Through this you can rejoice. bigeze muri icyo ushobora kwishima. And I am sure that from then on Jesus will lead your life. kandi nzira ko guhera ubwo yesu azayobora ubuzima bwawe. And if you face any problem, nawe wahura n'ikibazo don't worry. ukagira impungenge. Jesus is there to help you. yesu arakugira ngo agufashe. The reason why he forgave all of your sins, icyatumye abarira ibyaha byawe byose. he wanted to help you all the time. nuko ashatse kugufasha ibihe byose. So let him live your life. rero uzamureke abe ubuzima bwawe. You will see the difference. uzabona itandukaniro. Let's pray. dusenge. Father God, we thank you. data mw'ijuru turagushimiye. Tonight we are so thankful to you because you have done everything to solve our problems. muri ijoro turagushimiye kubera ko wakoze ibintu byose kugira ngo ukemure ibibazo byacu. Once we unite our hearts with your heart, mu gihe uhuje imitima yacu n'uwawe. once we recognize the mystery of spiritual life through the church, through the servant of God, mu gihe tumenye ubwiru bw'ubuzima bw'umwuka binyuze mu itorero ndetse umugaragu w'imana. we can no longer live wandering here and there in our thoughts, but receiving your word. tugakomeza kuba tujarajara hirya no hino mu bitekerezo byacu ahubwo twakwakira ijambo ryawe. Therefore, you prepare this time for us to keep listening to your word because you know your word can make us live. niyo mpamvu dutegura umwanya kugira ngo twumve ijambo ryawe kuko uzi ko ijambo ryawe rishobora kutubeshaho. May you allow all viewers to receive your word as it is. ukundire abakurikiye bose bakira ijambo ryawe uko ryakabaye. Don't allow anyone to mix your word with his or her thought. ntugakundire ko wagira uvanga ijambo ryawe n'ibitekerezo bye. Because many people, they have excuses. kuko abantu benshi bagira urwitwazo. They say, you see, we are living the world. How can we say that we are righteous? avuga bati urabona ko tuba mu isi ni gute twavuga ko turi abakiranutsi. How can we say that all things are good, yet we are still in the world? twavuga ko ibintu byose ari byiza kandi turi mu isi. But Father, when we receive your word as it is, ariko data mu gihe twakira ijambo ryawe uko riri, we can see that if you finished our sins, even you finished our problems. dushobora kubona ko warangije ibyaha byacu kandi ko warangije n'ibibazo byacu. May you allow us to receive this promise in our hearts. dukundire twakirire isezerano mu mitima yacu. In the name of Jesus we pray. dusenze twize mu izina rya yesu. Amen. amen. Thank you. murakoze. See you next time. nawe utaha.